ariko muga munda mama urabona kuko Kaite mama Kaite munda kumva ndabibwira ndetse tukajya kwa muganga mama basi mukandi ndabigira n'imana mama wambabariye ko ukareka kuntera ubwoba isiranyanze bana banjye isiranyanze none se Kaite wabuze ahantu umugabo yagiye tukajya kwa muganga ko tutazabura umugira neza utwishyurira koko mama umva muga ihute yewe ihute mama wawe ararembye mama wawe ararembye yewe ararembye ihute amerewe nabi mama wambaye tukajya kwa muganga kuko kubera ibintu binahita mugabo mwana wanjye muzanira amazi igihe n'itinda Yewe bivuga mama mama nawe ntibivuga ibintu nk'ibyo ngibyo mama wamuretse tukamujyana kwa muganga ese ndamujyana kwa mama ese mama urumva ko barahehe kizi mani iki ese si urwaye n'ubizi nyine ko urwaye iki mama ninde ukuroze mama ninde wakuroze mama ninde wakuroze watubwiye mama uvuga ibintu nk'ibyo ngibyo none se ninde ma mama watubwiye wakuroze ma ninde watubwiye mama watubabarira ukatubwira koko mama watubabariye kuko nupe mama mureke kugenda mama basi tubwire wakuroze basi uko kudusigiye ndemana mugazi bayipfubye ntituzagira kutumva mama kuko dusize mama Siki wanjye ndamurera mama watugarutse kuko mbanza ukatubwira umuntu nuko kwiza gukura nitagiye kuduhira imawuzari mama basi tubwire ukuri tukazibona mama agiye kubwira abantu agiye kubasubira baba
Basi ko mbona wiriza ubaye iki? Après, wowe nzakwigisha ikinyabupfura ariko kugeza ryari? Telefone ku meza. Una telefone. Akunze ko munyerera kansura lezi nayo. Reka cyane uri gucura. Siko bagiye ko ari wowe pfura. Bagiye nyokosha. Kandi ntukanishe umwana wawe. Sister. Bamaze iki? Ko mugiye mukunda. None se wibeshye ko hano ari kuri radiyo ngo utangire itangazo cyangwa wibeshye ko hano ngiye mbaza amasanduku? Si ubwa mbere wumvishe umuntu upfuye ubundi ku buryo wirizwa gutyo nk'umwana mutoya. Telefone wibagisha ukuntu ejo ndasaza mushiki wawe ari kunukira mu muhanda. Basa uvuze ko bangana ikibazo Prince nawe arakabye. Uko ntarabona na rimwe wajyanye na mushiki wawe kureba umupira. Gusa umwana agira adakunda umupira mushaka kumukunda. Nakunda iki umva ukundi. Ushobora gusanga akunda ishati. Banze bakwiye ko nkunda kuririmba kandi kunsanga. Aya ngo zaba Rihanna zaba Marina Carey. Ngo baze bamuzure se? Twemwe muzi ukuntu kubona amanite yabyangoye mwahise mukananuka ngo urindaye ngo reka cyo kintu koma muswa muri bunkenere muwamushe kumbwira iki? Kuri mushiki wanjye mwagiranye ikibazo ahubwo ari ngewe. Cyakora kankugirire impuwe kubera ko uhuye n'ibyo byawe kandi iminota inga ibiri uranyishyura igiceri cy'ijana urakimana ukimba urumva akira kandi umva urenze iminota ibiri ndahita nyakuba b'igihumbi. Umukobwa wanjye dusengera. Papa nzazamura Ibose n'ituri ya papa wawe ntabwo nasenga. Cyangwa niba senga narangiza kwa Prince n'ugiye gusengera ibiryo nkagira ngo tugiye ku materaniro. Ariko mu by'ukuri hari abasenga nawe ugasanga barangije gusenga byahoze. Nawe rero nawe ukamwigana. Dushimiye ifunguro Yesu ritunganye kandi ube nawe utarifite mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. barasenga Bampamagariye Papa wawe ni isanzwe. Telefone yaramutwaye. Allo? Aro. apeti. Merci chérie. Bon appétit. Ukuri kurira se. Ninde tuvugana? Umugabo. Mugabo. Bigenze bite mugabo ukuri kurira? Izina rya Yesu ngo mama arapfuye. Yesu we. Ndi muri ndupfuye ngo. Yambabaje cyane none se. Gushyingura bapanze gute? Rero umugabo isafari Ndupfuye. isafari sinzi nakabanye namwe ariko bino niyo byensa nk'utari bugire nk'utari buboneke mfite isafari mwihangane ndongera mbavugisha mwihangane niko bimera
ndagira ndere uko mbagenza undi so sizemanga amasegonda 40 asigayemo ubu ngubu caca kora kankubwiye n'ubapfuye asize abana bafite ikinyabupfura gike asize naho muzaba cyakora ngenda gufasha nkubwire babakarani bana ruguru bazabacukurire nda mabona aho mu muhanda yahuye ntabwo muzi abacigiye bagendeye umuntu agatangira kurera afite imyaka 5 murantetaho se kumazora cyangwa ujye kumuzura kazi nta mugabo yarazi izina rye Indeba mu mugabo ze reka kwitaba umwana yo nyuma y'imana yo kumwitaba uza kumwitambira mu zuru tubageye kunicira mu basi nkabanza simwanditse mu makirira ubundi birekera tuba wahashye nuko kingi wa papa kingi wa papa iri kanama niko hajya bura neza wanze ko tujya gushyingura ako pre wagiye ureka kunzuramo akabuze utakabuze agake tuvuge se ko wibagiwe ariko uzi ko usigaye ugira wazamuye intugu neza ubona narakwihoreye ukagira ngo hari sinshoboye kuvuga tuzagurana imyambaro b'umugore b'umugabo aba byashoboka ariko nta n'isoni ndakuvugisha uhekenye ibishikiretse cirase hariya agera vuba vuba ariko uzi ko usigaye waransuzuguye neza wazamuye intugu kankubwire rero kankubwire nutamanura izo ntugu ndaje nzikebagure ufite akamenyero kajejeta ese ma barango mwapfuye iki gituma utajya gushyingura warakibagiwe nyibutsa si ngombwa kandi ikindi ngewe ntabwo ngomba kujya mpora ntunganira nawe ikintu kimwe buri munsi sibyo ubundi uriya wapfuye ni umugore wa mukuru wawe mama kwibu nagusekura ubu nagusekura ese ubwo ujya wibwira ko ibyo wakoze nabyibagiye ku buryo wumva warenzaho n'inkoni kugira mbyibuke ariko niyo umuntu yaragize akantu inshuro imwe nawe urabizi muri iriya mizi ntitwari tubanye neza erega kutabona neza ntibisobanura ko unca inyuma nagiraga nyango ndakuvugishije nihindukira ukankubita uvuga yuko wababajwe nuko umugore wawe yapfuye sibyo wapfakaye ahubwo umunsi ndaguha pole ugize unyise iki mama kwi usubira uvuze ngo kirakamubwira ukuntu musigaye mufite ivuze ikoze bura naguhonda niyo wanje ariko nakwemera nkagimageragera ariko agasuzuguro jamais nta soni ngo hari wowe ntuzapfa nawe uzabura bagushyingura nkuko bangushyingura abandi nanjye ubwo zibate twari ko sinkavuga ngo nzashyingurwa n'abasambane banjye nagusekura Papa, yes. Muzete. So, Ugeze. Kiye mu kazi. Ntabwo uje gutabaza. Ariko mfite akazi kenshi. Ntabwo. Skora ngiye kunagamo dukweto ngo tujyane. Byari byo ariko ntabwo bikunda mfite akazi kenshi. Asa urumva ari byo kwinene. Ikibazo ni kizi. Saba ko mvanye kuko abana batabaje kuko nanagura ubyeyi. Ariko nkubwiye ko bitakunze
papa bene ntabwo aribyo kabisa. erega bagize ibyago nibyo kandi birababaje nanjye ntabwo binshimishije ariko umuntu tuzabasura barubwire kumva bizi ko basunguye ko abantu batabaje n'ugiyeyo usungu ubona bari bugiye niba kubona urumva nyine biba byatunguranye kandi burya abantu bose ntabwo baboneka ariko tuzabasura mwana we uracyari mutare ibintu butazi none se papa ikintu ugiye mu cyaro tumva ni baba ni iki nari nkubwiye hari ibintu butazi uzagenda umenya ngayahoze nanjye ari ngiye mushikanye taje kubona abantu biki ibaze nanjye ari ngize ibyago mushikanye naze kubona abantu wenda ibyo ntibikabe ntabwo mbikwifurije ariko icyo nakubwira cyo ni uko ntari bujyeyo kandi kuba ntari bujyeyo nkubwiye ko ukiri muto uzagenda umenya byinshi wa mwana we ariko ntabwo byankundiye nanjye nakabaye ndiyo nibyo ndi kukubwira ko hari byinshi uba utazi wa mwana we ikibazo ni kimwe ngira ngo ndi kumva nawe utagiyeyo ese aka kazi katatuma ujya gutabara umuvandimwe n'akahe ariko uzi ko bari ari bene wacu kuko kweri ibaze ntawe mugiyeyo nsingiyeyo mushikanye nagiyeyo nawe ntugiyeyo si uko kweri ya okay nuko byagenze ndebera ko imodoka barayije kuyoza basi gerageza basi twohereza ariko basi niba utanabashoboye basi ko tugireyo nasura mbere ko ibintu numva ari saho ntabwo bikunda ko mujyeyo tuzapanga ikindi gihe tugiyeyo twese ntabwo mwagiye mwenyine chapa kabisa nawe ngende kubisobanukirwa kabisa ibi ntabwo ari sawa ibintu bya mbere atari kwishira mu buzima bwanjye si uko kweri icyo nakubwiye cyo nuko bitari bushoboka ndebera ko ntacyo cyari ibi ntabwo ari sawa kabisa ngiba nunda cyatekereza kweri ubu uragiye koko